ndabihamya ko kugira neza kwawe imbabazi zawe zizanyomaho ndabihamya ko kugira neza kwawe imbabazi zawe zizanyomaho bakunzi ba Love and Jane mbanje kubasuhuza cyane ahantu muherereye hose ndabashuhuje kandi ni ukuri mwumve ko mbashuhuje kandi ndabakunda nje kuganira namwe ku kintu kijyanye n'urukundo rw'Imana. Urukundo rw'Imana ntago rugereranwa. Imana ntahigeranwa n'umwana w'umuntu, ntaho ihuriye n'umwana w'umuntu, nta nubwo ibitekerezo byo bihwanye n'iby'umwana w'umuntu. Nje kuganira namwe kugira ngo mbabwire ngo mumenye ko Imana ni urukundo. Imana data wa twese, Imana yaremye isi n'ijuru. Imana ijya ibasha kumara ibikomere by'umuntu. Nje kubabwira Imana yangiriye neza. Nje kubabwira Imana nabaye nje umwana w'umuntu aho ntari bwishoboze, Imana irantabara. Nje kubabwira umuntu umeze nkanjye cyangwa se umeze nkanjye icyo gihe cyangwa se aka kanya no guca mu bikomeye ahumure. Nje kumubwira uburyo Imana itabara. Imana ni nziza, Imana ni urukundo, Imana irabohora. Ejo ninjye n'umutware wanjye tubatumo tubabwira urukundo rw'Imana, tubabwira no kuri karande, tubabwira ariko ubu ngubu nje kubabwira ukuntu Imana yomora ibikomere. Nje uri imbere yanyu narakomeretse ndetse urugo rwacu twarakomeretse, ariko Imana yarongeye iduha amahirwe yo kongera tukabaho. Ibikomere birashira, ubu tugenda twemye. Hari aho twagenda ukabona umuntu ntagaze uko arimo kugenda, ariko Imana irabikora. Nje kubabwira urukundo rw'Imana kandi nta handi warusanga, ni ahangaha. Utasomye ahangaha cyangwa se ngo ukurikirane umukozi w'Imana arimo kubwiriza cyangwa se ngo ujye gusenga ababwiriza bavuga ati soma uhasome, nta handi warukura. Umwana w'umuntu yaza akakubeshya, kuko hariho n'abakora satani bavuga ijambo ry'Imana, akaza akakubwira. Hariho abantu bacurika Bibiliya. Mujye mumenya gusoma Bibiliya y'Imana, muyitandukanye n'iyo abantu baba bavuga mu kanwa, ntaho bihuriye. Nje kubabwira urukundo rw'Imana. Nje uri imbere yanyu, amazina yanjye nitwa Wibabare Jennifer, niyo ari mu ndangamuntu, ariko Imana yampaye andi mazina. Ubu nitwa Rukundo Wibabare Jennifer. Tutongeye mu mafilime ngenda nyina n'iki ni menshi cyane, ntago nayabara ngo nyarondore, ariko ni menshi kuko niwo mwuga nkora. Nje nyina amafilime. Nje kubabwira urukundo rw'Imana. Nje ubwanjye mu minsi ishize urugo rwanjye rwari rusenyutse, ariko Imana yo kabyara, Imana idatekereza nk'umwana w'umuntu, yarongeye amahirwe ya kabiri, urugo rwanjye rumeze neza. Nje kubabwira agahinda ngewe nari mfite. Burya kugendera mu kigare cyane ndibanda ku bagore kuko ndi umumama, ndibanda ku bagore kuko ndi umugore. Ntago nakwibanda ku bagabo kandi ntari umugabo. Bakunzi ba Love and Jane, cyane nk'umumama unkurikiranye, umumama urimo kunkurikirana, uri bufite ibibazo nk'ibyo ngiye kuvuga, nk'ibyo naciyemo, ahumure, akomere, asenge Imana yo mu ijuru yo gahora ku ngoma, asenge, akomere,
kandi akomereye muri yo, nahure n'icyo kibazo ngo naheza ngavuge ngo reka nyitere umugongo kuko nayo yanteye umugongo. Oya, rwana kandi usenge. Duciye inyuma ho gatoya, ntarashaka umugabo, njyewe nasabye Imana umugabo, nasabye umugabo uzankunda. Biragatsindwa gushakwa n'umugabo utagukunda, akagushakira ngo kuko wenda namuteye inda, cyangwa se kuko afite amafaranga menshi, cyangwa se kuko umuryango we wabo n'uw'iwacu baziranye. Biragatsindwa, urwo rukundo ntabwo ruramba. Nasabye umugabo uzankunda, kandi nsaba umugabo uzatuma nongera gusubira mu bintu bijyanye no gusenga, kuko nasaga nk'uwasubiyeho inyuma gato. Kuko ijambo ry'Imana rivuga ngo umukiranutsi wanjye niyo yagwa ntazarambarara. Nari naraguyeho ariko nyibuka ko Imana ari urukundo. Nsaba umugabo wujuje ibyo bintu bibiri. Ntago nitayeho ngo uzaba ufite amafaranga, ngo uzaba ufite imodoka, ngo inzu, ngo na pisine. Njye nasabye Imana umugabo uzankunda kandi akazatuma nsubira no mu bintu bijyanye no gusenga. Ariko Imana yo kabyaye igiye kuma umugabo, ufite umugabo ukunda gusenga, ufite umugabo mwiza. Ni mwiza kuri jye. Nshobora kubivuga wowe ukavuga ngo ngo ndamuzi, ngo muri karitsiye twarakuranye, ngo yibaga ibijumba, ngo cyangwa imyumbati. Ibyo ni ibikureba. Njye ndavuga umugabo Imana yamaye. Ibyo uvuga ubivuge, nanjye ndimo ndavuga ibyanjye. Ndashima Imana rero, ndashima Imana. Imana yamaye umugabo koko nayisabye. Dukora n'ubukwe, ahari urabibona. Twakoze n'ubukwe, dukora ubukwe bwiza pe. Ariko nyuma y'ubukwe twahuye n'ibigeragezo. Twahuye n'ibigeragezo, Satani yatugabyeho ibitero, ariko Imana yo kabyara yatumye duhagaze kugeza n'ubu ngubu. Turacyahagaze kandi turakundana, kandi turacyavuga urukundo rw'Imana, kuko ni urukundo rwatumye duhura. Njyewe iwacu mu Mutara ntago nari buhure n'umugabo wanjye yaba atari Imana. Ntago twari buhure, ariko twarahuye kubw'urukundo rw'Imana. Rero njye ndimo ndavuga urukundo rw'Imana kandi rwo rwatumye urugo rwanjye ruhagarara. Reka nkubwire wowe unkurikiranye, urugo rwawe rurimo kwanga, shikama usenge Imana. Nta wundi muti, ntago nakurangira umuti wo kujya ngo mu bapfumu, ngo ushakeyo. Ndabizi nusenga Imana igaca inzira, bazavuga ko wamuroze, ko wagiye mu bapfumu, ko wazanye inzaratsi. Ibyo birabareba, bazabivuga, ariko wowe uzi neza n'umutima wawe ko buryo bavuga ikintu utakoze. Iyo bavuze ngo yagiye mu bapfumu, ngo ibiki n'ibiki, utazi n'inzira y'umuryango w'abapfumu bagira n'imiryango simbizi, utazi aho biri, buryo ntabwo umutima wawe gucira urubanza. Ugenda unemye, wahura na wa muntu wanabivuze ukumva wamusuhuza nuko atakwikiriza, ariko ushaka kumusuhuza akabivuga mwego, ariko wamushuhuje akabona ko babapfumu yakubwiye ngo ujyamo. Kandi ikindi ngushishikariza we bazajya babwira gutyo, wahuye n'ikigeragezo wakivamo wemye bagatangira ngo ujya mu bapfumu n'iki, ujye uhura nawe uvuga mbega urukundo rw'Imana yacu. Uvuga urukundo rw'Imana, uvuga Imana uburyo kikomeye, azatangira kwibazeho. Hahandi azaza akanagusaba n'imbabazi. Hene birashobora kuba atazi gusaba, ariko umutima we uzamucira urubanza. Reka twivugiye ku rukundo rw'Imana. Imana yarantabaye aho umwana w'umuntu yari yaneye umugongo. Abo nizeraga bose barantererana kubera ikigare cy'abamama, ikigare cy'abagore. Hari abagore babi bari hanze hano, hari abagore babi. Gusa reka nkubwire, ibyo mukora byose, waza ugashaka icyo ukoresha kugira ngo utware ubwenge bw'umuntu, wakoresha ikindi, icyo ukora cyose umenye ko Imana ariyo nkuru, kandi Imana ihora ku ntebe y'imbabazi.
ihora ku ntebe y'imbabazi. Ndabizi ushaka kunshuka cyangwa se ushaka kugushuka ahahise hanjye ari habi, nanjye nkashaka kuhagukoresha kugira ngo nawe ugire ahahise hawe habi. Ariko ndabizi neza uwo n'umwanzi Satani, ntabwo Imana yamanuka ngo ijye kugushuka ngo ukore ikintu kibi, ahubwo n'umwanzi Satani. Gusa ibihembo by'ibyaha ni urupfu. Kandi cyiza, Imana ntabwo yanga umunyabyaha, ahubwo yanga icyaha. Burushaho kwihana, wakwihana Imana ikakubabarira. Then babandi mugendana babonye cya kintu, babona ko ujya gusenga ufite Bibiliya ugize gute, bagatangira akavuga ati se burara ajya gusenga ibiki kandi nzi gutya na gutya. Uzi ahahiseho umuntu habi, utazi ko akataje imbere hamwe n'Imana ye. Abamama rero cyane cyane aribo ndimo kwibandaho. Abamama mwakomeretse, muhumure, Imana iri ku ngoma. Imana yarantabaye, Imana yo kabyara, Imana sinzi ndimba igivuga ngo mumvugire ngo Imana yo kabyara. Yanabaye ku munota wa nyuma ngewe byanze, hahandi numvaga ko byanze pe, hahandi n'imiryango itakora numvaga ko byanze, ariko Imana iritamurura. Imana yampaye amahirwe ya kabiri, ntabwo nayatera inyoni, nta nubwo nanayibagirwa. Ndabizi neza ko Imana yampaye amahirwe ya kabiri. So umbabareho gatoya, narindi muvuga urukundo rw'Imana. Ntabwo navuga ngo urukundo rw'umwana w'umuntu, oya, ntabwo nubatse kubera umwana w'umuntu. Wenda umwana w'umuntu Imana ishobora kumukoresha akaba yaza akagira icyo akora, akavuga nabwo, kandi nabwo atavuze ajyanye ku rukundo rw'Imana umuntu ashaka kutumva. Ariko Imana yampaye amahirwe ya kabiri. Tuzajya dukomeza tuganire, nzagenda mbahaho ubuhamya gato gato, gusa narinje kubabwira ko Imana ijya itanga amahirwe ya kabiri. Wewe mama muri hano ukomeretse ufite ibibazo, uhumura, Imana yo mu ijuru itanga amahirwe ya kabiri. Kandi ikindi, mujye musengera ingo zanyu. Hano hanze hari Satani uhari ushinyitse amenyo, udashaka ko ingo zubakwa, kuko bavuga ko urugo rwa Gikristo ari umushinga w'Imana. Musengere, mukomere, mushikame, muhore ku mavi musengera ingo zanyu. Imana izabagirira neza, ni ukuri Imana ibagirire neza. Ndashaka gusenga amagambo matoya. Ndashaka gusengera abakunzi bacu, haba uwubatse haba utarubatse. Imana utarubaka, Imana ikomeze imurinde ibishuko by'iyi si, kuko hanze hano ni habi, hanze ni habi ndabizi. Reka dusenga kandi dusengere n'ingo zihari, Imana ikomeze izihagarareho, Imana ikomeze izirinde. Imana nziza, Imana y'urukundo, ndagushimira cyane kuri Imana nzima. Ndagushima kuri Imana ikora bigakoreka, yavuga bikavugika. Ndagushima kujya utanga amahirwe ya kabiri, ndabigushimiye. Ndagushimiye kujya utabara umuntu aho umwana w'umuntu yamujugunye, aho Satani irimo kumukwena ariko wowe ukamutabara. Mana, sengera abakunzi ba Tiravandi Jane bubatse ingo kugira ngo bakomereze ingo zabo, gahora ku ngoma. We ubarinde, ubagirire neza, ubahe umutuzo mu rugo, amahoro, umutekano. Mana, ubarinde urubyaro, ubarindire n'intambwe zabo. Mana, barinde. Ndakwereka n'abakunzi bacu batarubaka ingo, Mana ubakomereze imitima, bihangane kandi bihangane, basenge. Ubwo bazaba bageze mu ngo zabo nabo bazakwibuke ko ari Imana yabikoze. Ntibazavuge ngo ni umwana w'umuntu wabikoze, ahubwo bazivuge ko ari Imana nzima yabikoze. Urakoze Mana yacu, ukomeze urinde n'urugo rwacu, njye n'umutware wanjye Mana, n'umwana wacu ukomeze uturinde ibishuko by'iyi si, uturinde amenyo ya Satani ashinyitse, uturinde amenyo y'abantu babi Satani akoresha mu izina rya Yesu. Uturinde Mana, uturinde intambwe zawe arizo ziduhora imbere. Aho dushinguye ibirenge Mana, ujye uhaha umugisha. Aho dukandagiye Mana, uhaha umugisha. Amaboko yacu tuyaramburuye, uhaha umugisha.
Mana ubwo uzabikora none tuzagaruka dushima izina ryawe kuko uri Imana nzima igira neza. Urakoze kuko nje gusenga kwanjye mu izina rya Yesu, amen.